Hello mumeze mute ndabasuhuje karibu cyane kuri Risi France Lifestyle nizere ko muri amahoro mumeze neza birimo gucamo aho murereye hose mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu isi hose aho mutandukanye muherereye mwe mukurikirana channel Risi France Lifestyle ndabasuhuje cyane kandi nongeye kubashimira cyane inkunga mukomeje kungaragariza urukundo muri kungaragariza kabisa mwakoze cyane aba subscribe igihumbi bamaze kuzura ebana bizu kabisa Imana ikomeze ibaho umugisha utarakora subscribe nakomeza kore subscribe kugira ngo dukomeze twige guteka ibiganiro byinshi bitandukanye byo kwitaho by'ubuzima busanzwe bikomeze bikugereho ntukajye ucikanwa kora subscribe uyu munsi ngiye kwereka ko twategura ebana umugati uko wategura umugati iwawe ufite ifuru nimba ufite ifuru iwawe rwose ngwino nkwereke ko wategura umugati uryoshye woroshye neza mwimbere ukaza usa neza cyane kabisa na bintu byinshi birubuze kudusaba reka nze ntangire mbereka ibyo tubuze kwifashisha dutegura uyu mugati uryoshye cyane ari kora subscribe dutangire dufite amagi abiri dufite isukari hano tokoshe ibiko bitatu by'isukari ukunda isukari yongeremo nyinshi ukiramo ikirahure kimwe cy'amata ashyushye amagarama 5 y'untuza doshiramo ifarini doshiramo beurre cyangwa se uzo gushyira margarine ikiko kimwe reka gushyiramo n'imisemburo ibiri levure de boulangerie no bakoresha amapiza cyangwa se imigati mu rugo cyangwa se ufite indi ya pakimaya waza gushyiramo ibiko bibiri by'isupu ubu ndatangira shyiramo intuza amata ari akazuyaza nkire mvange n'umusemburo ubundi mvange kugira umusemburo umeze nka uyonze ubundi ashiramo amagiro n'abazi ko mukoresha abiri nyenda koresha rimwe ubundi uko ndindi ndize kurikoresha ndi gusiga umugati navuze turi amweru ntacyo uri buze kumara niyo mpamvu umweru nahise nkushyiramo uyu muhondo w'igijya kabiri nahise nkushyira ku ruhande niyo mpamvu umweru nawushyizemo yo ngushyira ku ruhande nta kintu kimaze kumaza rwose ambare kujugunya kuko gusa niyo mpamvu umweru wayo w'igijya kabiri nawukoresheje nayo nkiremo ibiyiko 3 by'isukari bye ntago nashyizemo isukari nyinshi umugati wanatetse ntago isukari yumvikanaga cyane ariko washyiramo ibiyiko nka 6 cyangwa 7 ngo umuntu ukunda isukari ubundi ushyiremo ikiko kimwe kinuza ngiye beurre nashizemo beurre itayonze niyo mpamvu ndaje kwifonyurira mu ntuza mu ifarine washaka wayongesha cyangwa ukagira kunyera itayongesa niyo byiza ko nakoresha intoki beza guhwana neza niyo ni byiza cyane ubundi ushiremo akunyu gateya ushiremo n'intuza n'ifarine ubundi ugira ifarine uko nakoze rero ifarine nayikiyemo ibice bibiri cya kabiri 250 g de farine nabanje nyikiramo bwa mbere ubundi abanza ndavanga murabona ko byari byoroshye ubundi nzakongeramo n'ikindi gice kindi ikintu cy'ifarini kugira ngo ugende byoroshye nako nayishyiremo icyarimwe urumva ugenda ushyiramo cyangwa ugenda ushyiramo buke nabyo nibyo sara cyane kugira ngo ugende uvanga neza bikaza kwivanga neza ukomeze bana ukubita ikintuzi gipondo gikubite neza murabona ko rwose kiraza kirekuye cyane kitanafashe kiraza kuza gifashe ariko kirekuyemo bukeya kiraba gifata ku ntoki nto gakeya ubundi nze nshiraho kano kantuza akakantu ko umuntu abakoresha mu gikoni umuntu ategura by'amandazi n'ibyo byose muraponderaho aho gutagafite urubaho wakoresha rwose wabukuruhanagura neza rukaza rufite isuku ubundi ukagira nashyizeho agafarina gake kugira ngo nuko nza kugikaraga ponda neza kugira ngo kicangamuke neza ubundi ushaka kwashyiraho n'amavuta hasi amavuta natuma ntuzi bifarine ibintuzi gipondo kita gufata mu ntoki ubundi ugende ukivanga neza kabisa kugira ngo kize kwivangika neza cyane ndaje ngiye ubundi buforoma bw'intuzi umugati ngiye gutegura umunsi nuko bumeze ariko ushobora gukora ntuzi umugati mu bwoko butandukanye ukaza ugaragara neza cyane uyu munsi nuko nateguye kugira ngo uze kuza ubumeze nagiye mfata mu buce butoya iyi foroma ngiye gukoresha rero ni foroma nkunda gukoresha negura amagato ariko nta kandi kana mfite ariko ufite na kandi kantu rwose wagira waza gukora umugati munini cyane uhagije nyene uko kare ako gantuza ni gatoya urumva ntago nagiye nshiramo mu buri butandatu gusa bwari buhagije ariko niyo mpamvu nagiye ntegura n'imigati indi ku ruhande isanzwe kugira ngo nze kureba uko biza kuba bimeze rwose mbabwije ukuri n'ubwa mbere ntetse umugati mu rugo n'ubwa mbere ngo guteguye agira ngo nesting nkukore ndebe uko umera cyangwa se mba bitavuze gukunda ariko ndabigerageje biraza gukunda rwose maza kora ko habe imigati byose cyane ubundi ikindi gipondo nacyo ntangire nze nkigire nakandi kandi nuzako gaformo nako mfite nako nkunda gukoresha amagato nkunda gukoramo gato nakongiye kukagira gukora indi forma y'umugati ize kuze bifite indi forme urumva ko bireza kuba bimeze cyane ndagenda ngira mbanza gukora ububure ubundi nze kugenda nkukaragira gutya ku ntuza bitewe na forme ushaka kuza kuha rwose imigati ushaka kwitegura mu byo butandukanye ukaza kuha ntuza forme ushaka ngiye nuko nagiye nyiha bitewe nuko intuza cyanjye nayo ngiye
kugutekeramo kare kameze, ariko ufite kinini rwose waza kuforma n'uzabi ushobora gukora ukagenda inyuranamo ukagendamo nkaho uri kuyibohamo hagati bikaza mugati usokamo neza cyangwa ukabira nka kundi kupe uza imeze. Tuzabirebera hamwe tegura indi migati y'ubwoko bwinshi butandukanye ebana fakwa none umuntu rosette yayibonye nko tegura imigati narangije. Murabona ko rwose nukongeye kwitereka iminota 30 gusa mpfundikireho bukeya utereka aho ngaho gusa ku meza, ubundi yaza gusoka yabyimbye. Muraza kubona ko inyuma y'iminota 30 yabyimbye mu bukeya. Wa muhondo w'igi nashyize ku ruhande ngo uyongeye gutanshiramo intuza ikiko kimwe cy'amata, ubundi mvange kugira ngo nze gusigirizamo neza. Nicyo bino bivanze bituma umugati kuri usa hejuru neza, niyo mpamvu nicyo kiza nuko nguko bitanga ibiza bimeze. Ubundi ugenda usigaho gutya usigaho neza buhoro buhoro cyane rwose, ubundi buri mugati wose hagati yayo neza usigirize neza, biraza kugira uze gutuma umugati uze gusukamo ufite rwose ibara rimeze neza kandi rigize abantu raza kumera nk'uri kubengerana. Ufite utuntuza nka kuno uri gusigaho hejuru, ufite nk'utuntuza tusezame tuzabiraho utaha udusezame rwose yo gutuduterekaho hejuru gutya hejuru ntacyo bitwaye. Umugati nawo usa neza ufite udusezame rwose uburyoshye cyane. Ubundi ushire mu ifuru iminota 30 ku bucyuye bw'180 rwose uraza gusokamo wahiye neza cyane. Nukurikiza ibipimo ko nabiguhaye uraza gusokamo woroshye mw'imbere utabaye nkibuye. Hari abantu bakunda gutegura imigati gasokamo yabaye ibuye ikomeye. Hano murabona ko rwose imigati yagize hari nuza nandi guforma, hari ntuza kasigaye gatoya nabwo nakoze ku ruhande nuko katanze iyo ngiyo, ariko ubu nuza rwose uforma rwo nkunze gukoreramo gato, ariko nuye nuko nagiye mbigira. Ariko icyo nagerageje nkora imigati myinshi ubwoko butandukanye bigize gutya, urabona bifite amaforme menshi atandukanye, nuko ari kugerageza kugira ndebe uko bize gusokamo bimeze rwose. Murabona ko uyu mugati uroroshye, umva urasa neza, nyine icyo ndayikundiye yasutsemo isa neza. Niyo mpamvu uriya muhondo w'igi n'ikiko kimwe cy'intuza cy'amata y'abantu gikora akazi, umugati ukasa neza cyane kabisa. Murabibona ko rwose umugati mw'imbere wasaga neza, umeze neza, wahiye, uroroshye mw'imbere, ntago ari ibintu bikomplete, biroroshye cyane rwose. Nukurikiza intuza ibipimo biraza gusoka bimeze neza. Koze kureba iyi video, niba wize gukora umugati rwose nakubwira iki wagerageza. Mukomeze mukurikirana ibiganiro bya Lisi France Lifestyle, mukore subscribe, mukore like, mukore share. Murakoze cyane.